nk'ibisanzwe tugiye kugenda dufate ibyabaye ejo umunsi wose ubwo nari hari cyangwa se nimugoroba n'ibindi byose byabaye uyu munsi byose tubihurize mu kiganiro kimwe kugira ngo tuze kugendana nta kintu twasize inyuma. Mbere na mbere tubanze duhere hano bino bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'uburayi ku munsi w'ejo byarateranye bimaze guterana bifatira u Rwanda ibindi bihano, ndetse ubona ko bino bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'uburayi biri gushyira nabyo no byatangiye gushyira igitutu ku gihugu cy'u Rwanda ku rwego rwo hejuru. Ibi byose nta kindi kiri kubitera n'ubundi bakomeje kuvuga ko u Rwanda rushyigikira M23 ndetse muri izi ntambara zose ziri kuba mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyemezo byaraye bifatiwe mu nteko yari yateranye ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'uburayi. Ikintu cya mbere babanje kwemeza, bino bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'uburayi byemeje ko bihagaritse imikoranire mu bya gisirikare ibihugu by'ubumwe bw'uburayi byagiranaga n'igihugu cy'u Rwanda. Urumva icyo ngicyo kiba kimeze nk'ari igihano cya mbere bari bamaze gushyiraho. Ubu byerekeranye n'imikoranire cyangwa se ubujyanama mu bya gisirikare bwajyaga buba hagati y'u Rwanda na bino bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'uburayi, ibyo ngibyo byabaye bikuweho, babihagaritse, byemejwe mu nama. Ndetse nanone ibi ngibi bikaba bibaye nyuma y'uko twagiye kubona mu minsi yashize ubwo minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'Ububirigi n'ubundi yari ari muri iyi nteko y'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'uburayi amaze kugaragara inshuro nyinshi, ubwo akomeza avuga ngo u Rwanda rukwiye guhagarikirwa inkunga rugafatirwa ibihano byinshi bigiye bitandukanye bitewe ngo n'uruhare bafite muri bino bibazo biri kwa burasirazuba bwa Kongo. Wabonaga ko Ububirigi ari bwo busa nk'uburi kubishyiramo imbaraga nyinshi cyane, bukaza gukurikirwa wenda n'Ubwongereza, nabwo Kongo yavugaga ati Ubwongereza buradushyigikiye cyane, buri kutwumva. Bidatinze rero kuko inama yabaye yemeza bimwe mu byasabwa nk'ibyasabwaga. Bimaze igihe igihugu cya Kongo kizenguruka muri bino bihugu ino miryango mpuzamahanga bino bihugu by'ibihangange byo hanze, leta ya Kongo imaze igihe ibirukaho ihazenguruka hose igenda igaragaza ko iri guhohoterwa n'u Rwanda, u Rwanda rukwiye gufatirwa ibihano. Mu bintu bya mbere Kongo yasabaga, Kongo yavugaga ko ishaka ko amasezerano yo gufata ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'uburayi bifitanye n'u Rwanda y'uko u Rwanda rwohereza amabuye y'agaciro muri biriya bihugu, iyo kontara bari bafitanye ikwiye guhagarikwa. Ni kontara u Rwanda rufitanye na biriya bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'uburayi. Kongo yaravugaga ati mu Rwanda nta mabuye bagira, mukwiye guhagarika kontara nabo kuko ayo mabuye bayakura mu gihugu cyacu, kandi ayo mabuye aba yabanje kumenekeraho amaraso y'abanyekongo. Ati niyo mpamvu mudakwiye gukorana n'u Rwanda, ahubwo iyo kontara mukayigirana natwe direct twebwe abanyekongo, ndetse u Rwanda kuba mwakomeza gukorana gutyo rwohereza ayo mabuye bivuga ko ari kontara ubundi yari ihagaze yagombaga ifite agaciro ka miliyoni 940. Iyo kontara u Rwanda rwari rufitanye n'amafaranga menshi cyane, miliyoni 940 z'idolari. Niyo kontara Kongo yashakaga ko bino bihugu bigize umuryango bw'uburayi biyihagarika, iyo kontara ikavaho hagati y'u Rwanda n'ibyo bihugu. Mu byemezo byaraye bifashwe na EU bemeje ko iyo kontara n'ubundi u Rwanda rufitanye n'ibyo bihugu bigize umuryango w'uburayi, Kongo yakomeje kurugenda iyo kontara, ndetse na Belgique ikomeza kugaruka kuri iyo kontara bayirwanya bavuga ati izo miliyoni iyo kontara mwari mufitanye n'u Rwanda muyihagarike. Mu ijoro ryahise ubwo iyi nama yari iri kuba, bemeje ko bagiye gutangira gukurikirana cyangwa se bino bihugu bigize umuryango w'uburayi bigiye kongera kwiga kuri aya masezerano byari bifitanye n'u Rwanda cyangwa se iyi kontara, bakareba nimba koko bidakwiye ko ya ino kontara kuko bayihagarika, kuko bamaze kubisabwa kenshi. Batangaje bati ibihano twabaye dufashe n'ibyo ngibyo, ariko na ya kontara dufitanye n'u Rwanda yahagaze agaciro ka miliyoni 940 z'idolari, nayo tugiye gutangira twongere tuyinyuzemo amaso turebe ko tutayihagarika cyangwa se igihe kitageze ngo tuyihagarike. Mbega bagiye kubyigaho. Se bavuze ko bameze nk'aho bafashe ibyemezo bavuga bati nyuma y'ibyari byatangajwe none n'umuryango w'abibumbye bavuga bati turategetse nonaha ko u Rwanda rugomba gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo. N'ubwa mbere ubundi bino bibaye, ubundi byajyaga biba bimeze nk'aho ari ukuregana, aho Kongo yabaga ivuga ati abasirikare b'u Rwanda bari ku butaka bwacu, u Rwanda rukabihakana ukavuga ati n'abasirikare bacu bari ku butaka bwa Kongo, bikaguma biri aho ngaho nyine, cyangwa se nta n'ubufasha duha M23, bikaguma biri aho ngaho bimeze nk'aho bamwe barega abandi bakabihakana, ku buryo biriya bihugu na bari bafata ibihano nabo bajyaga babivuga ariko batabyemeza cyangwa se badaceteka. Gusa nanone byaje kurangira bavuze bati turategetse ko abasirikare b'u Rwanda bagomba kuva ku butaka bwa Kongo, ndetse bagahagarika n'ubufasha bwose bahaga M23. Ngo bitihise ibyo bikaza gukurikirwa n'ibindi bihano batatangaje, ariko bavuga ko ari ibihano bihambaye bashobora gufatira igihugu cy'u Rwanda. Ndetse bakaba banasaba ati
M23 bidasubirwa igomba kuhita iva ku butaka bwa Kongo aho yari yarafashe hose, by'umwihariko ubwo ni Goma na Bukavu. Nanone kandi ku munsi w'ejo nimugoroba, ejo ngira ngo nibwo narababwiye ko abasirikare ba SADC bagomba kuza guca mu Rwanda bataha basubira mu bihugu byabo. Gusa nanone narababwiye ko biri buze kugorana ko abasirikare ba South Africa cyangwa se igihugu cya South Africa cyangwa se bino bihugu bigize umuryango wa SADC bitifuza ko hari amashusho yaza gufatwa y'aba basirikare by'umwihariko baneshejwe batsindiwe muri Kongo bagombaga gutaha batsinzwe na M23 ko byaba ari igisebo. Bagerageje gukora uko bashoboye banegosiya na M23 ndetse banasaba ku ruhande rw'u Rwanda rwari rwabemereye inzira ko bakora uko bashoboye amashusho yabo ntaze kujya hanze nk'uko twagiye tubona andi mashusho. Ibyo nibyo byatumye amwe mu mashusho yabo cyangwa se amamodoka yabakuye ku mupaka bagenda mu masaha akuze y'ijoro, ubona ko ari mu gicuku. Bangaga kugenda hasa nk'aho nta itangazamakuru abaturage batabakamera kuko bisa nk'aho ari igisebo by'umwihariko cyane cyane ku gihugu cya South Africa, kuko abenshi mu basirikare ba South Africa bagera ku 129 benshi muri bo hafi ya bose barakomeretse, abandi bari barwaye barembye, harimo abagore b'abasirikare ba South Africa batwite. Ngira ngo uri kumva ko byari kongera gutanga indi shusho mbi nyuma y'igihe n'ubundi South Africa bayinenga bavuga ko ikomeje gusebera muri Kongo itahanyuranye umucyo. Ibyo ngibyo ahanini bikanavugwa n'abadepite n'abaministiri muri Kongo. Ubuyobozi bwo muri Kongo nibwo bwabivugaga by'umwihariko ko abasirikare ba South Africa ngo bashobora kuba barasebeye muri Kongo cyangwa se bahatereye ikuzo. Ni nyuma yo kwanagaragaye video bazamura idarapo ry'umweru bavuga ati turayamanitse. Ibyo nabyo biri mu byongereye uburemere. Niyo mpamvu bakoze uko bashoboye ku munsi w'ejo basohoka mu Rwanda bakagenda mu masaha akuze y'igicuku kugira ngo nyine badakomeza guseba kurushaho. Gusa n'ubundi bivuga ko ngo hari udushusho duke twagiye tugaragara binjira mu modoka y'abagenda, ariko nta muntu wabashe kubafata amashusho yayandi ya nyayo bagaragaza babasaka ku murongo, inkomere, abatwite. Ibyo byose mu mashusho nyayo ntabwo uri buze kuyabona. Bivuga ko abasirikare basohotse muri Kongo ba SADC bageraga ku 194. Mu gihe muri abo basirikare n'ubundi ba SADC harimo ngo abagera kuri 40 bo mu gihugu cya Malawi nabo bafite ibibazo, ndetse n'abandi 25 muri Tanzania nabo bahawe inzira kugira ngo basubire mu bihugu byabo. Gana amasaha y'ijoro saa 12 n'igice saa 1 saa 2 gutyo nibwo amamodoka yakomeje kugenda agaragara aturuka Rubavu yinjira muri za Musanze akomeza yerekeza za Kigali. Amashusho agaragara gutyo y'amabisi yabo ari kugenda. Icyo ni kimwe nanone mu byabaye ku munsi w'ejo. Reka dukomeze n'ibindi byose byabaye kugeza uyu mwanya mu gihe ntari mari kugira ngo tubicire muri mwe dukomeze kugenda. Gusa nanone nubwo bumva ngo biriya bihugu byo hanze byafashe ibihano cyangwa se birasa nk'ibi proposa ko agomba kugira ibindi bihano bikaze bifatwa, ni mu gihe Kongo, Rwanda ndetse na bino bihugu bigize SADC ndetse n'ibigize EAC bo hari inama yari yabaye muri Tanzania. Iriya nama yari yabaye bo bategereje ko ahanini ariyo yagarura ibisubizo kuko hari byari byamejwe ko ari byo bigomba kugarura amahoro. Izo nama zombi rero ku munsi w'ejo nabwo hasohotse itangazo ryasohowe na SADC ndetse na East African Community bagaragaza ko ni imyanzuro yafatiwe muri ya nama yabaye muri Tanzania, aho bemezaga ko amasezerano y'u Rwanda n'amasezerano yo muri Nairobi byose bigomba guhurizwa hamwe kugira ngo hashakirwe igisubizo ibibazo biri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Ku munsi w'ejo nibwo hasohotse nanone urwandiko rw'aya nama yabaye yahuje EAC ndetse na SADC bavuga bati twamaze gutoranyamo abantu 3 bagiye kuba abahuza bashya bagiye guhuza u Rwanda, Kongo, M23 mu rwego rwo kugira ngo kino kibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo gikemuke. Ndetse ibyo ngibyo akabona ko ari nabyo ahanini byakagomye gutanga igisubizo nk'uko abayobozi ba SADC na East African Community bahuye n'ubundi kugira ngo bashake igisubizo kurusha uko umuntu yatekereza hariya hakurya. Nibwo rero ku munsi w'ejo urwandiko nk'uko rwasohotse rubigaragaza rw'ibyavuye mu byemezo byafashwe n'izo nama uko ari ebyiri EAC ndetse na SADC, bavuga ko uwahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta niwe bashyizeho afatanije na Olusegun Obasanjo nawe wahoze uyu nguyu Olusegun Obasanjo wari perezida wa Nigeria, ndetse bafatanije nanone n'uwahoze ari prime minister wa Ethiopia bita ngo Haile Mariam Desalegn, nawe uko ari 3 abo ngabo bagiye kuba abahuza bashya bagomba guhuza u Rwanda, ino mitwe yitwaje intwari iri muri Kongo ndetse na M23 kugira ngo barebe ko bino bibazo byose byahagara cyangwa se bameze nk'abagiye guhuza ari bo bahuza bazaba bashingiye kuri ya masezerano ya EAC ndetse na SADC no bazaba yahagarariye ari abahuza bashya. Reka turebe byibura abo bahuza bagera muri 3 bashyizweho ko hari icyo bari buze gukora ku byerekeranye n'ibiri kuba hano mu burasirazuba bwa Kongo ushobora gushiduka wenda bitanze umusaruro mwiza
nta wifuza ko bino bibazo byose n'ubundi bikomeza kuba. Reka nzi nanone tuvuga ngo tuhite twerekeza ahandi ku bindi byose byagiye biba ku munsi w'ejo tubinyuremo twiruka. Ndetse nanone mu nama nk'uko babitangaje ku munsi w'ejo, mu nama iyo nama nakubwiraga n'ubundi yari imeze nk'iri gufata ibihano cyangwa se iri gusa nk'ifata ibyemezo iyo hakurya i Burayi, bongeye kugaruka bavuga bati, bagarukaga muri iyo nama y'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bavuga bati buriya ikintu cyo kubangamira ubusugire bw'ikindi gihugu, kuba mbega ngo ikindi gihugu cyakwinjira mu kindi gihugu, ati ibyo bintu ntabwo ari ibintu banegosiyaho ngo kugira ngo igihugu kimwe kive ku butaka bw'abandi ngo nuko bagira uko, ati ibyo bintu ntabwo babinegosiyaho, ubusugire bw'igihugu ntabwo buvogerwa. Ati nk'uko ubusugire bw'igihugu cya Ukraine bwavogerewe uko byagenze murabizi, ati niko n'ubusugire bw'igihugu cya Kongo nako bigomba kugenda. Ati amategeko y'umuryango w'abibumbye ku bihugu byose agomba gukurikizwa kimwe. Nimba Uburusiya bwarinjiye muri Ukraine bigahagurutsa isi yose bikaba ikibazo gikomeye, mbega bano bageze ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi no bavugaga bati nk'uko nyine ayo mategeko y'umuryango w'abibumbye n'ubundi yahise akora, niko agomba no gukora ku gihugu cya Kongo, mu gihe igihugu cya Kongo cyo kivuga ko cyinjiriwe n'igihugu cy'u Rwanda ngo ku butaka bwacyo. Nanone kandi ikindi gisa nk'icyabaye muri Kongo, ngira ngo urabizi uriya mujyi wa Uvira ni umujyi kuba M23 yawufata ni ibintu biri buze kuba ari ibibazo bikomeye cyane ku mupaka wahuzaga Kongo ndetse n'u Burundi. Ku munsi ku cyumweru ejo bundi nibwo byari byagaragaye ko perezida w'u Burundi yari yamanutse gusura Felix Tshisekedi, aho ngo ibyo baganira bitaramenyekana, ariko hari amakuru avuga ko n'ubundi kwari ukurebera hamwe buryo ki uyu mujyi wa Uvira utafatwa. Ahanini ngo nicyo cyari gishyizwe imbere. Ibyo ngibyo rero ngo ku munsi w'ejo kuva Ndayishimiye yava guhura na Tshisekedi, ingabo z'u Burundi ngo nyinshi ku bwinshi zongeye kugaragara ziri kwinjira muri Uvira ziza ku bwinshi cyane, ubona ko ngo zoherejwe cyangwa se noneho zishe kugerageza gukumira kugira ngo M23 idafata Uvira ndetse ikomeze ifata n'ahandi. Bikavuga ko ngo atari ingabo ngo za M23 z'u Burundi gusa zaje, ahubwo ngo zanagaruye abasirikare bari barahunze ba Kongo n'abapolisi ba Kongo bari barahunze, kugira ngo mwarumvishe ko babohereje cyangwa se babongereye n'amafaranga babakubise agahimbaza musiki. Bikavuga ko ngo abo basirikare ba Kongo n'abapolisi ba Kongo bagaragaye bari gupakirwa mu makamyo y'abarundi, abo naba bari barahunze bagarurwa mu mujyi wa Uvira kugira ngo baze kurinda, mbega abandi bose bari barahunze bongeye kugarurwa muri Uvira. Abenshi ngo ba Kongo bagiye bagarurwa n'amakamyo y'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abasirikare benshi b'u Burundi bongeye kugaruka. Abari bananiwe barwanye ngo abarundi basubiye iwabo, hoherezwa abandi bashyashya b'abarundi, ku buryo ngo ubona ko urugamba noneho barwiteguye, ubona biminjiriyemo agafu bavuga bati uyu mujyi wa Uvira ntabwo ugomba gufatwa, n'ahandi hose ntabwo M23 igomba gukomeza idukura mu nzira igenda ifata hirya no hino. Ubona ko basa nk'abagarutse bisize insenda noneho bavuga bati nta kuva hano, vuga bati uko byamera kose Uvira yo ntago M23 igomba kuyigeramo. By'umwihariko igihugu cy'u Burundi cyabishyizemo imbaraga nyinshi, kuko ni igihombo gikomeye ku mipaka y'abahuzaga na Kongo kuba hari hose hafatwa. Ubwo turaza kureba wenda impinduka ziri buze kugenda ziba ku rugamba uko biri buze kuba byifashe. Ni mu gihe nanone uko bira bihugu by'amahanga bikomeza kuvuga ngo bishobora gufatira u Rwanda ibihano, Kongo ikomeza kugenda ivuga ngo u Rwanda barufatira ibihano, ni mu gihe abayobozi ba M23 bo buri gihe badasiba gutangaza ati twe ntago dukorana n'u Rwanda, ntago dufashwa nabo, ati ndetse kubafatira ibihano, kuba mwafatira u Rwanda ibihano cyane mbere bifatire twe ntago byatubuza kuba twakomeza kurwanira uburenganzira bwacu no kugenda dufata hirya no hino, kuko abo ntago dukora nabo. Niko M23 yo ikomeza kugenda ivuga ati twebwe nta kintu gishobora kuba cyatubuza gukomeza kujya imbere, ngo nuko hari abafatiwe ibihano, hari ibihugu mwafatiye ibihano, ya banagaragaza ko icyo atari cyo gisubizo. Biravugwa ko ingabo zose zari zahungiye hirya Mayi ikitwa bose ingabo zose uziko ziri gufatanya na FARDC n'abasirikare ba FARDC n'abapolisi bose bari bari hirya no hino, bose ngo bakusanyijwe bagaruwe mu rwego kugira ngo barebe ko bongera bakisubiza za Kamanyora, bakisubiza Bukavu. Ubu niyo gahunda ihari mu rwego rwo gukumira M23 itaza kugira ahandi hantu ishobora kuba yafata, ndetse naho yari ifite barebe kuba yisubiza inyuma. Bivuze ngo dushobora kuza kubona inkuru zigiye zitandukanye mu minsi mikiri imbere cyangwa se no ku munsi w'ejo tugenda tubona amakuru. Ni mu gihe nanone kandi leta ya Kongo ku munsi w'ejo yagaragaye abasirikare benshi bagiye bahunga urugamba, ngo M23 iraje bakirukanka bagahunga. Bamwe muri bo abagiye bafatwa, benshi abagiye bafatwa muri abo ngabo bahunze
bahunze urugamba batarwanye bose abafashwe muri bo bashyikirijwe urukiko aho bari kubakatira ibihano bikomeye cyane cyane bijyanye no kubakatira igihano cyo gupfa kubera guhunga urugamba babita ko ari ukugambanira igihugu. Ngira ngo ku munsi w'ejo ubwo nari mari ni bimwe muri ibyo ngibyo byasaga nkaho biri kugenda bicaracara. Ndaje mu kanya twikomereze n'ibindi ni kuri YouTube channel ya Nyoroka Entertainment. Wibuke gukora subscribe.